Ndi papa SAVA. Haleluya. Amen. Nguko nabibabwira nkomeje kubashimira ariko nkuko bisanzwe bituranga nagira ngo tubanze dutera agakorasi ubundi dushyuhe hanyuma ubundi duhimbaza Imana. Haleluya. Amen. Tuzamura agakorasi bakozi b'Imana. Amen. Ndi imbere yawe mwami Yesu ngirire neza kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Ndi imbere yawe mwami Yesu ngirire neza kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Ndi imbere yawe mwami Yesu ngirire neza kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Ndi imbere yawe mwami Yesu ngirire neza kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Mwami nubona ndatanagenda mu byaha data nubona byanzunkiriremo imiyaga. Ndi imbere yawe mwami Yesu ngirire neza kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Nubona pasitora ariko aragendagenda mu cyaha mwami nubona byanzunkiriremo imiyaga. Ndi imbere yawe mwami Yesu ngirire neza kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Yesu nubona byanzunkiriremo imiyaga kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Yewe data nubona byanzunkiriremo imiyaga kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Mwami nubona byanzunkiriremo imiyaga kandi nubona byanzunkiriremo imiyaga. Ese bita kunkura mu iteraniro. Wowe utabona. Bikize kandi wewe inkura mu iteraniro ba. Witigishije wagiye mu mwuka wagira ngo hanyuma nyuma. Cikisi. Ciki ngewe. Wari ko ntaho nzagufatira. Gutese kandi. Ushaka kuba ari warayo utazi ko nsengera ahangaha. Ubu uyu munsi ngiye kukwereka icyo ndicyo. Inde. Wowe harundi duhagararanye hano. Kuko nakugize nte? Kuko nakugize nte? Ese ko unyibwirishwa nkaho ubona isura rugamba bibonye. Ubu ngo mugiye kugira ute? Ngiye kukwereka icyo ndicyo kuko nakugize nte? Nyine wowe wumvaga warabishaje nta hantu nzafata ndagufite. Ariko rwose mana yanjye. Wibeshye wayobye. Nari nguye ngo wayobye. Gira. Ikizi. Ajya ngwiki. Iki shiraho ngaho iki? Ushaka kuba aranyibeshye. Sibyo? Shira hano. Iki? Jya mu ideni. Nta deni ndimo. Ideni rihe? Reka. Seka nakaga rwose pe. Uzi ko umuntu ababona muhagaze akagira ngo mufite ubwenge. Njya umbesha amakara ndimbabura. Reka subira mu iteraniro bana. Umbesha amakara ndimbabura. Reka nisubire mu iteraniro. Nta soni. Wamaye iminsi 2 hashize iminsi 4. Umva nkubwiza ukuri. Ngereka nisubire mu iteraniro. Kwenduki? Mbabarira rwose. Abantu bagiye imbere wabwirije wititije abantu bagize n'uburenganzira bwanjye ariko ndimo gusenga nyine. Banza witiranure nanjye hanyuma ujye gukiranura. Ariko se muri n'iki se mufitiye iki wowe ku buryo wamuza kujya gusenga? Kwa wundi ngo buruzuye. Igihe wahera umvugisha arangiye mfite umwuka wo gukomeza mvuga ntafite akazara mu nzu y'Imana. Ariko uratinyuka ukavuga gutyo ntazo ufite. Gutese wowe. We winkanga none nawe bigeze nakwihoreye ikanzu nayizamura nkayizirika tukabonana none. Umva nkubwire nanjye rero ntugire ngo nava mu mwuka nkajya mu mubiri. Twese ubu rero tugiye kuva mu mwuka. Sonora n'igihe wamereye nakuretse urakomeza uridoga bite byawe. Pasiteri ntuvuye kwigisha none ndasakuza basohoke bahita bakoka noneho. Shira hano mwana. Basakuza basohoke. Shira hano. Iki? Nsakurisha kandi. Kirabo ndamenye kirimo kumbwira icyo ari cyo. Ndahashyira iki? Nakubwiye ngo nge ntumbeshya amakara sindimbabura. Sibyo? Iminsi 2 ntago ishobora kuvamo iminsi 4 ngo kumeze nore. Wari uzi ko ntaza iminsi 2 telefone ntuyifata, sibyo? Ndakwandikira message ukayisoma ntutsubize. Wari uzi ko ntazagufata. Iminsi y'igisambo do ni 40. Nese kinyishyuza n'iki muri make. Nge ntago ndasobanukirwa ikintu rwose gituma usohora mu iteraniro. Okay. Bona
ari ubwa mbere mpuye nawe si ubwa mbere ariko ntekereza ko nta deni nkurimo ntacyo unyishyuza ubwo twahuriraga kwa piga nzenze byanyenze bite ese kuki wumva washaka kumvugisha amagambo menshi byanyenze bite shyira hano mwana ariko rwose nakumva niko ariko si ubwo kweri umva nkubwiza ukuri agira nkubwire ko byahwaniyemo byahwaniyemo umva nasanze nta n'ikirenze mani nta n'ubwo uraryoshye turaserera we turaserera kandi nubona byanze ushyiremo imiyaga imbere yawe mwami Yesu ngirire neza twicane mwami wanjye ubona nenebutswe ushyiremo imiyaga kamera icumi ryanjye ramaza ryanjye washira niko igira soni muri gufiki ko mutavuga se mukarebana wagarutse ku murimo w'Imana ko buriya unagukundaga bifashe gitari urimo guhimbaza ndimo guhimbaza narabandi dore rero ikintu cyabaye ariko ntunyumve nabi twebwe byatangiye tuza dukora umurimo w'Imana tunawukora neza sibyo ariko ikibazo mwagize ubwikanyize guteze ese pastor tubwizanyije ukuri bamaze kubaka inzu aho bereye mu ntuza erega buriya uretse gato bamaze kubaka inzu kandi ukora mu ruganda rucuruza iki rucuruza itabi ndabeshe erega buriya akazi ntaho gahuriye n'umurimo w'Imana tandukanya akazi gasanzwe n'umurimo w'Imana mwebwe rero reka mbabwire ko bavuga mu musiga ibyanyu byose mukurikira intama z'Imana ahubwo mukaba murimo mudukubitira mu mavi mudukandiramo mutugira akazi burya gatunze umuryango SAVA meze neza meze gute se meze sa meze neza sha nanjye meze neza none se esa makuru muvandi sinabakanya se mukaganira nta kibazo pe muganire muganire meze neza biteze sha igikorwa cyiza byiza cyane yego sha hano bwari menshi mbese biteze sha urateranya ntabwo ari menshi gahunda se bimeze biti ntabwo ari menshi ibiciro biri hasi nkora ku mutima uratuje we nakwiye ko Imana uratuje sha merci beaucoup umutima wanjye uratuje merci ese ngo bihagaze bite se ntabwo ibiciro biri hejuru nyine wambwira kuko nanjye numva rwose shabira ni ukuri kw'Imana kuko nyine ndabona uri mu bisobanutse yego nk'ijana nta kibazo ibihumbi ijana siko ari menshi sha oya si ijana ari menshi koko ijana urabona ari menshi ijana ntabwo ari menshi cyo koza ku ijana wakaturaho duke angahe se erega rwose biri bukunde angahe urumva angahe ariko ndumva tutakoresha agakingirizo sibyo se oya ariko ubwo nimba utari gukoresha agakingirizo
turagira 150 yose sumva ari menshi ntabwo ari menshi cyakoza katugire basi nka 30 kuko mana yanjye 30 cyangwa 30 aho 30 sha okay mukaturire 80 ko numva ari nyanara 80 ariko bikoresha agatsindirizo oya reka nkubwize ukuri 40 basi reka noneho yanyuma na nyuma ahubwo ufite agatsindirizo oya agakingizo nako mfite urumva ko noneho ndanagufasha njyewe ndafite ubwo byari 150 tugakora tubiri none ubwo turakora kamwe ariko njye numva ko nanjye ntabwo ndukunda ariko kubera ko mpaye n'amafaranga make ubwo turakora kamwe muri 50 ndanakugurije neza nakugurije nta kibazo iryo 10 uzabona rima ntacyo 50 kamwe okay 40 yo ndayafite cash sibyo 40 ndayafite sibyo ariko ubwo 10 uzareba 10 ntacyo yego shaka ariko uri mwiza merci okay tugendere what hafi oya ntabwo kubona se wowe nta soni umva rero nkubwire ukambara utwenda ukambara imyenda igeze ku birenge ukaza ukaramya ugahimbaza warangiza ukambara utwenda tugufi ukajya mu mabi umva ntushyushye ntunakonje rero reka nkubwire ubu Imana irakurutse hoshi ntuzambazwe ntuzongere kugaruka mu rusengero rwanjye hanyuma rero nawe nkubwire pasiteri nawe nkubwire najyaga mbona nkayoberwa igituma Imana itadusubiza tugasenga tugakoboka amavi Imana ntidusubize abantu bakazana ibyifuzo byabo ntibisubizwe abarwayi bagasengerwa ntibakire naho nayamuhana umva nawe rero nkubwire nawe Imana irakureje se toka